Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifam TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Muri Tanzania, umugabo w'imyaka 22 yakatiwe igifungo cy'imyaka 60 azira gufata umunyeshuri kungufu akanamutera inda. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Urukiko rwa Serengeti muri Tanzania rwahanishije igifungo cy'imyaka 60 muri gereza umugabo witwa akanamutera ufite imyaka 22 utuye ahitwa Olori nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo gufata kungufu no gutera inda umwana w'umunyeshuri mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Ibyo bikubiye mu mwanzuro w'urukiko wasomye ku itariki ya 29 Nyakanga 2021. Ibyaha Matera yahamijwe n'urukiko ngo akaba yarabikoze hagati y'ukwezi kwa Werurwe na Gicurasi 2020. Nyuma agezwa mu butabera, umucamanza wari uhagarariye iburanishwa Judite yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri bitandukanye kandi buri cyaha gifite igihano giteganyijwe. Ku cyaha cya mbere cyo gufata umwana ku ngufu, Matera yahanishijwe igifungo cy'imyaka 30 muri gereza. Ku cyaha cya kabiri cyo gutera umwana inda w'umunyeshuri nacyo gihanishwa igifungo cy'imyaka 30 kandi ibyo bihano byombi ngo bigomba kujyana ku ibyo byaha byose bimuhama. Nubwo uwo Matera yahamwe n'ibyo byaha byo gusambanya umwana w'umunyeshuri, ubundi ngo yari umugabo wubatse ufite ndetse n'abagore babiri. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.